Hello guys, hello my people, ni Defex nk'ibisanzwe rero. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyacu, nabyo nibyo, ariko reka mbanze mbaye ikaze nk'uko musanzwe mubizi. Uyu munsi ndi kumwe n'umuhungu wacu hanga kabisa, ndagira ngo atangira bibwira ubundi dukomeze ikiganiro. Ikaze. Abantu basohoje umuze mutesi. Izina ryanjye ni Mustafa nk'ibisanzwe. Nanjye naje kuri Inox Films, umutumirwa nk'ibisanzwe. Mustafa, kubera iki wafashe umwanya wo kuza ahangaha ukaza kuri Inox kandi rero nta Ni ukuvuga ngo iyo bagutumiye ntabwo wakwanga ubutumire kandi ufite n'ibyo kubajyanira. Iyo bagutumiye ufite n'icyizere cy'uko hari icyo umuntu aba akeneye, niba unakeneye uri mu bukwe nk'ibisanzwe. Nubwo ntarabujyamo natwerera, ariko iyo umuntu amutumiye ubwo niba ufite ingororano urayimujyanira, ndakeka n'ingororano yanjye wayibonye. Guys, rero ndagira mubwire niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kuri Inox Films, making sure ko wakoze subscribe, urayikinge, hanyuma wibuke no gukora share niba wumviye ikiganiro kigufashije, kandi wibuke kutubwira muri comment uko wabibonye. Hanyuma rero tutagiye kure, turagira ngo Mustafa tangira atubwira nabyo nibyo uyu munsi, atubwire uko arimo abyumva, turebe ese nibyo cyangwa si byo. Mustafa, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, ikiganiro cyanyu nabyo nibyo, kandi kuko birashoboka ko babihari bitandukanye, kuko ibyo tuba tubona kenshi usanga ari ibintu ugasanga ukibaza ibintu warabihasanze, ariko ukibaza ati ibi bintu nibyo cyangwa si byo, ugatekereza ukavuga ati ubundi ibintu iyo bije uri kureba ukemera uko bigenda, nimba bije uri kureba binagenda uri kureba, nimba bije utari kureba ntukanazigera gutekereza ko bizagenda utari kureba. Nabyo nibyo ni ikiganiro cyawe, n'ubundi tugakomerejeho ubundi ndabona abafite ngo ahangaha ndabona ngo n'indege ngo zirasha, n'indege zirasha, ugasanga mu buzima busanzwe umuntu wabuze ibintu byawe arakubwiye ngo n'indege zirasha. Ese ibi nabyo nibyo? Ku ruhande rwanjye nabyo nibyo, kuko njye numva impamvu indege zishya, mbese ushobora kuba ugenda uri mu nzira, sibyo se, ugasanga wenda wakatishije ufite visa, ariko mwagera mu kirere ugasanga indege irahanutse irahiye. Nyine indege zirashya, mbese sibyo? Hanyuma wari uvuze ngo n'indege zirashya, jya mubwira ati yego kuko zirashya, ariko ubundi kuki uvuze ngo n'indege zirashya? Indege zirashya, urabona wenda nabuze nk'agafone kawe, urabona ubu warangiza gutambira mu mani nta kibazo kirimo, ngo n'indege zirashya, izo ngo nyine nkaragira mbebye ntibikurikirane, nkavuga ati ntandirwa ndabikurikirana n'indege zirashya, kuko nzari gukurikirana telefone yanjye mvuyeho n'indege zirashya, nabyo nibyo. Ariko ubundi nk'abantu b'abajene, ubu ngubu dufite igihe cyo gukora, dufite igihe cyo gushaka buri kimwe cyose. Kuba wagura telefone ni ibintu bisanzwe, bishake ntuyibura ubyirengagize, nyine urumva nyine bibaho cyane. Kuko urumva mbese niba ubuze telefone y'ibihumbi ijana, ejo niba ubuze telefone y'ibihumbi ijana ugatuma utwo, ejo niba ubure y'ibihumbi 500 bizagenda. Iyi telefone ntabwo ari ibihumbi ijana, ni telefone isanzwe. Kuvuga ngo iyi telefone ntabwo ari ukuvuga ngo nyine ni telefone ihenze, icyacu cyose cyawe urakibuze, dore ntabwo ari na telefone irenze kabije, ko ntabwo ni Airtel, reason to imagine yaje ndayibuze umuntu kuzebuka rwose zanayitinze cyane. Urabona ni reason imagine earphone ariko ndabwira ngo ndayibuze, cyangwa se umuntu arayitwaye nakanjye ni gatoya kanjye, ariko umuntu araje agatwaye ndabwira ngo umwana sinzi gushite wanjye umwana n'indege zirashaka ngo mugahebe, nibyo nzayihebe. So njye numva ubishatse wayiheba,
izo ndege zisha nihiramo uzabinyumvisha kuba agomba kuntwara twanjye dukeya twanjye mfite nihiramo izaba yahiriyemo ubwo n'indege zizaba zahiye na telefone izaba yahiriyeho ariko mu gihe iyo telefone yanjye cyangwa se duke twanjye mfite igihe dufite hari umuntu ushaka kudutwara ewana ntabwo byakunda izo ndege zizareke gusha zizadukurikirana paka iyo nzadukurikirana paka sinzi niba n'abantu bawenda sinzi ukuntu wenda bari kutubonaho sinzi bazakubwire niko nyine bazakubwire so gusa ariko bishatse wayiheba ariko simubwiye ngo wishakisha ariko shaka nawe nubona byanze ntiwirirwe uragorana ujye gutera abaturanyi ngo nabuze telefone ujye gutera mudugudu nabuze telefone bigire no ku kagari telefone meruka iri kugura 20,000 rero n'indege zirashya kandi iyo zihiye no se bajya kurega kwandi rero se gutyo nimba ari duke twanjye ukuntu twanjye wishaka kuntwara duke twanjye izo ndege zisha bimeze indege ngo zirasha ngo heba n'indege zirasha izo ndege nshaka kumenya izo ndege ni izane ariko hari akantu waruvuze ngo wagura n'indi muyahiriye mu ndege none kuki wakwirirwa ubyirukanka n'ubundi uzi ko telefone idahenze aho kugira ngo ujye kugira ute ariko umuntu uba utwaye ibyo bintu bike byawe sibyo wewe ukitwaza izo ndege zirahenze ufite ibyawe bikeya bihendutse uwo muntu uje kugutwara ibyawe warangiza ugaheba wowe nini tuvuge ko nawe ubushobozi bwawe buba buri hasi none wewe ufite duke twawe urugero naguhaye urugero rw'iyate duke twawe umuntu aragira adutwaye uramuritse ngo n'indege ngo zirashe uwo si ninde uwo nguwo ninde wo kuntwara dukeya twanjye nanjye ngaheba nkurikije byinshi by'abandi ngo byarahiye ariko urumva mu busanzwe hari ibintu dufata nk'umuco ukumva ko nyine niba ufite akantu ukumva ntiwakabura harya umunsi wakabuze ukakabura ukabuze atari ko kagiye kure kari hafi ariko ubwo nabwo uzakomeza ushakishe kandi ntukabuze ukabuze ariko sinde ukakabura ukabuze bizarangira gumana icyizere yewe ndimo kukubwira wowe gumana icyizere ko bwantu ufite tugashaka igihe runaka ukazakabona kandi wizeye ko ugahari umunsi wakabuze ukabura ute kandi ufite icyizere yego barwanya icyizere kirarema ariko urumva wibuke ko urumva nubwo icyizere kirema hari igihe nyine kikuremeye ibintu nakwita nyine sinzi uko uhita mbyumva ariko nyine hari igihe kikuremeye ibintu ariko nawe wabishyira mu nyurabwenge ukabona kirema iki ibyo wizeye mu gihe birangiye bikoze burundu biburute ubyizeye izo ndege haruguru zayo si izanjye ariko izo ndege ngiye uhebye ngiye batwaye cyane ni izanjye ntabwo ari izawe ariko nanone ngende kukubwira ni umutungo w'igihugu iyi telefone ni iy'igihugu cyangwa ni iyawe ni umwe mu mutungo w'igihugu nuko uyitira iyo ndege ihiye bagusaba inkunga ariko wibuke inkunga bagusaba ni umusoro reka dufate ko iyo ndege ari private iyo private ni nk'iyi telefone yawe kuko ari private ubundi tuzi ko muri umuntu atemerewe no gutiza telefone undi muntu usanzwe akaba yayimara private yawe umuntu ayitwaye weho witwarira izo ndege ngo n'indege zirasha ngo batware izo ndege ni zawe se ariko nanone watanga urugero ukavuga ati wenda nimba narabuze ngiyi telefone utaha ukavuga ati na telefone nahayiguze ariko wiza kumbwira ngo n'indege zirasha izo ndege se ni zawe yazaho ngaho urahamwe izo ndege ni zawe gusa aho ngaho ntacyo niba warabuze nk'udukweto ngo twanditse nko ku ruzitiro hari umuntu ujya utwarira ku ruzitiro ukagaruka ugasanga ntabwo
wenda urugero bwati tudukweto twagenda natubuza nawe kumbwira izo ndege se izo ndege ni zawe ni zawe. Ariko da nanjye mu minsi ishize nherutse kugenda nari ngiye ahantu ngarutse nsanga gaze baragatereye baragatwara. Mbwira ngo n'utugaze turaheba tugaze turaheba ko nashakishije nabonye amacupa yose asa wabana bishaka ukabibura ariko wimbwira ngo n'indege ngo zirashaka izo ndege se nyine kurumva wagize utuba wahebye nurese ko nanjye nahebye nyine heba umbwire ngo n'akagaze kanjye ntakawabo kandi nyine ngo n'indege zirashya nyine nta kundi mugani njye ntawe nawe sinzi igihe uko ndi kubyumva numva waheba ariko nyine niba bitakurimo sinzi n'abantu umwanzuro n'uwawe kabisa. ubwo nabo bagire wenda nk'uko bavuga uzongere njyewe cyangwa se guheba ngo nuko ngo n'indege ngo umuntu witwaje ngo n'indege zirashya kandi ubona bagutwaye duke twawe izo ndege se izo ndege ni izabo izo ndege zisha ni izabo ntabwo ari izawe ntabwo ari izawe. Stop it. So guys, nabwiye mutubwire muri comment y'abantu mutubwire wowe ahangaha wajya ku ruhe ruhande mutubwire kabisa ariko mbibutsa mwibuke gukora subscribe, like, share na comment niba ikiganiro cyagufashije. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao.